kibazo ufite Kaniryamira ahubwo ntabwo ufite bwo kuba bavuga yuko wamusariye ntabwo bavuga none hari akantu wigeze kuvuga ngo ushobora kujya kumukwa nta kibazo aho ngaho sha umva babwire reka nkubwire rero zanyana mfite n'umutamu wayo na wa murima wa munani wacu bamaye nawo nakwemera nkawugurisha ariko mbonye nkamukwa ndi tayari uri tayari kumukwa ndi tayari kandi uzamukwa ndi tayari uri tayari kumukwa ndi tayari Israel mbonye se iyo ubonye ubona wamukwa ngahe urebye wenda ushize ku gipimo urumva dushire kuri analyse Israel mbonye ubona wamukwa ngahe njewe icyo gihe nibigera ibyo tuzabishyira ku gipimo nyine ubwo icyo gihe byageze nibwo twabishyira ku gipimo nibwo mwabishaka ku gipimo ariko nje nakora uko nshoboye kose nkamukwa ukamukwa yego ngibiho nyine wenda wowe shira ku gipimo uvuge Tesla harimo nyibite nuko mibona afite agafaranga kandi n'umuntu ukomeye wamukwa ngahe oya ibyo none anga nago nabara ngo ndafata urugero runuru ariko icyo gihe byageze yanca yose nayashaka n'umuryango wanjye tukamukwa kuko niwe muntu nihebeye niwe muntu umutima wanjye ubona ugasimbagurika kandi kubera we ahubwo ku bantu babona iyi video bankoreye support bashe kumubona umutima wanjye uruhuke ne kugumya kujyana njya gusengera mu mazi nayo hose basi wenda ngabanye Imana igabanye inshiremo imiyaga basi igabanye ishiremo imiyaga Delphi kuri isi ya rurema burya hari abantu bavuga ngo amaboko ataresha ntagira ute naramukanye wowe wamenye ute ko aya washobora kuramukanya na Israel mbonye erega Imana yakwimitse nta waburana kandi yakuzamuye nta waburana Imana ishobora ibintu byose erega vanga amaboko nta dahura ngo atareshya ntaramukanya uwo muntu bivuga urindi uri Imana wasanga wenda ari Imana oya oya ngendera ku ijambo ry'uko cyangwa se nshingiye ku byo nabonye mu ijambo muri Bibiliya ko Esiteri uburyo yari ameze bagatoranya abakobwa 10 bambaye neza bikwijije bashyizemo ibirato byiza bimeze neza bambaye imyenda ihenze ariko Esiteri ubwo yari ari mu kazi ko mu rugo ari umuntu uciriritse cyane nkabona Imana niwe itoranyije ikamuzamura ikamushyingiranya n'umwami njyewe nicyo kintu ngenderaho nshingira ko Imana nta kitazakora yego kandi kishoboye ibintu byose nta muntu wayivuguruza yego kandi ubora byizeye ndabyizeye rero abantu turashaka ngo duhereze ubwinu b'abantu bavuga amagambo cyangwa se bitereshwe mu comment bugiye butandukanye butagira nicyo bumaze bari abantu nyenda bakomeje nibareke turindire turebe icyo Imana ikora yego kandi uhora kizi ikimana ikizakora uhora kizeye ndizeye se ubone iki nge rero tugumya kubivuga ariko twabuze ikizere wiha kuza cyane aho dukurikiranye kuri Bikari TV amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose mu buce bugiye bitandukanye no hanze y'igihugu cyane cyane mwebwe muri Amerika turabasuhuza cyane kandi mwatubwiye yuko mudukurikirana ndetse n'abarundi nabo nagiye mbona message zanya ariko ndavuga ati kushapa amahoro y'Imana kandi namwe bane namwe uyu munsi noneho twongeye kuza kureba Sheri wa Mbonyi umugore wa Mbonyi umukunzi wa Israel Mbonyi reba ukuntu tumusanze Delphi umeze ute meze buhoro none se ubu ngubu noneho ambahinga noneho uyu munsi wabaye akasamutwe none se aho ngaho urimo kubumba amatafari wapi nyine ninasengeye mu mazi uyu munsi waje gusengera mu mazi kugira ngo ndeke Imana yakumva icyifuzo cyanjye uyu munsi waje gusengera mu mazi kuki waje gusengera mu mazi noneho mu bushize twabonye twagusanze mu butayu ubu ngubu none tugusanze mu kidendezi
cyangwa iyo ngiyo aho ngaho ni hahandi hajya hari ababatiriza ni muri Yorodani uri kubyumva nawe ndetse n'uzi ko n'abantu dusenga hari igihe tujya mu butayu twava mu butayu tukajya no gusenyera mu mazi muva mu butayu tukajya no gusenyera mu mazi kugira ngo tureke icyifuzo cyacu Imana yabyumva kandi vuba kandi ikadusubiza none se uyu munsi noneho bigira icyo ubwira abantu bakunda Mponyi ndetse nawe muri rusange ni ukubera iki uyu munsi hari byinshi bagiye kukubaza hari byinshi bagiye kuvuga ni byinshi uyu munsi biri buvugwe njyewe impamvu naje gusenga